Iyo usomye mu gitabo cyitwa Refresh et devenir riche cyangwa Think and Grow Rich cyanditswe na Napoleon Hill, usangamo avuga ko ikintu cya mbere gituma umuntu ashobora kugera cyangwa ku bukire ari igitekerezo. Igitekerezo kibumbatiye intambwe ya buri muntu ndetse n'icyo yifuza kugeraho, kandi icyo gitekerezo nicyo kiguha ishusho ndetse n'intambwe zo gutera kugira ngo abashe kugera kuri iyo ntsinzi. Burya ugenzuye neza usanga ibintu byose bitangira ari igitekerezo, ariko cya gitekerezo kikaza kuvamo ikintu kigaragara ari cyo ubona, ushobora kuba umushinga runaka cyangwa n'ikindi kintu cyose ubona. Burya reka dufate inzu. Iyo batangira inzu bahera ku cyo bita blueprint cyangwa igishushanyo mbonera cy'iyo nzu, ariko umuntu wabizobereye, ndavuga umuntu w'umwenjeniyeri mu byo kubaka, afata icyo gishushanyo mbonera akakibyazamo inyubako nini cyane y'agatangaza. Ya nyubako ushobora kureba ntuheze amaso, ariko yireberaga ku gapapuro gatoya k'umushinga, ndetse uwo mushinga akaba ari wo wabyaye iyo nyubako nini cyane. Kandi buri ntambwe cyangwa buri karongo kose kari kuri rwa rupapuro, cya gishushanyo mbonera kakaba gafite igihagarariye kuri ya nzu nini cyane urimo kubona. Ni kimwe n'ibindi bikorwa remezo byose byubakwa, burya bitangira ari umushinga. Ndetse burya no mu bitekerezo niho byose biva. Umuntu agatekereza ati buriya hariya ndamutse mubaza ikintu kimeze gutya, havamo ikintu kimeze gutya kandi byangirira akamaro kanaka. Burya igitekerezo ni intambwe ya mbere ndetse n'ikintu cy'ingenzi ku muntu wese ushaka kugera ku ntsinzi. Umugabo umwe ubwo yari mu kiganiro bita Bob Proctor yaravuze ngo ikibabaje ni uko abantu burya badatekereza ngo bagere ku bitekerezo bihamye, ahubwo icyo bakora gusa nicyo yise mental activity. Ni ukuvuga ngo ubwonko cyangwa ibitekerezo byawe biba bisa naho biri mu gikorwa, ariko icyo gikorwa kitabyara igitekerezo ushobora kubyazamo inyungu. Burya ugenzuye neza, burya igitekerezo ni ikintu cy'ingenzi kandi ni ikintu cy'indangagaciro, gifite n'agaciro utabonera uko ukabara, kuko burya ikintu cyose gihera mu bitekerezo. Reka dufate umushinga twese tuzi kandi dukoresha buri munsi, nk'umushinga wo kubaka ikigo cya Facebook. Facebook rukaba ari urubuga nkoranyambaga abantu benshi bahuriraho bakaganira, bakungurana ibitekerezo ndetse bagasangira n'amakuru. Ariko burya uyu muntu ajya kurutangira byahereye ari igitekerezo, aravuga ati reka nicare ndebe ikintu cyahuza abantu. Aho yatangiriye muri kaminuza yari arimo, ndetse ahera mu cyumba cye cya dorotwari yararagamo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose ugenzuye neza usanga byaratangiye ari ibitekerezo. Ba nyiri kugira ibyo bitekerezo bagashaka uburyo babishyira mu bikorwa, ariho hantu cya kintu cyiza cyo gukomeza umutsi no kwihangana niba ushaka kugera ku ntsinzi. Burya nugira igitekerezo ntukemere ko umunsi wose urenga cya gitekerezo kigupfiriye ubusa. Byibuze ujye ugifata ucyandike ku gapapuro, hanyuma utegereze igihe cyiza ushobora kugaruka kuri ka gapapuro ukongera ugasoma, ukibutsa igitekerezo wagize, ukareba neza niba gikwiye kandi wakibyaza inyungu. Ibintu byose burya bihera mu bitekerezo. Jya utekereza n'icyo kintu ubona uhagazeho, umwambaro wambaye se, telefone ugendanwa urimo kugendana, ndetse n'ibindi byose ushobora kuba wifashishije mu buzima. Burya byose byatangiye ari ibitekerezo, ariko bene ibyo bitekerezo babishize mu bikorwa. Wowe rero niba ufite igitekerezo wigikerensa, burya igitekerezo cyawe gishobora kubyara ibintu byinshi, harimo no kugeza ku ntsinzi no ku bukire abantu bose bifuza kugeraho. Burya igitekerezo ni ingenzi kandi ni inyamibwa. Jya rwose ugisigasira kandi ugerageze gushaka igitekerezo buri munsi, uhore wiyungura ibitekerezo bishya, ndetse n'ibyo ukora uhora ushaka ibitekerezo bishya bishobora kuvugurura no kunoza cya kintu ukora, ku buryo ushobora kugera ku ntsinzi mu gihe gitoya cyangwa mu gihe kitarambiranye. Burya mu buzima ibitekerezo nta kiguzi bigura, ubikora mu bitekerezo byawe no mu bwonko bwawe. Ubwo bwonko rero iyo bukoze bugakora akazi kabwo nibwo butanga ibitekerezo, kandi ibyo bitekerezo menya kurobanuramo ibyubaka, apana bya bindi bisenya, bya bindi bigutuma urwara inzika ndetse bikagutera n'umushiha n'ibindi byo kwishyiramo abandi. Ibitekerezo byiza ni bya bitekerezo byungura umuryango rusange, by'ibindi bikugirira akamaro kandi ubona nawe byaguteza imbere. Si bya bitekerezo bivuga guhemukira runaka cyangwa kwangiza ikintu runaka. Uri ibyo bitekerezo babyita negative thoughts.
Ibyo bitekerezo bibi rero iyo bikubase burya uhinduka icyo baseka, ndetse burya ntacyo bikugezaho uretse kugusenya no kukwambura uwo muntu, ahubwo ugahinduka nk'inyamaswa. Aho unyuze bakaba bibaza bati uriya muntu yarasaze se ni muzima? Ariko burya iyo ufite ibitekerezo bizima bigaragarira buri wese. Bya bitekerezo byungura bikanagira akamaro umuryango rusange aho kuwusenya. Bya bitekerezo bicyura ubushuti aho kugira ngo bibwangize. Nibyo rero buriya bikenewe. Kandi burya ujya utekereza ko igitekerezo kiba cyiza bitewe n'umusaruro gishobora gutanga, kandi uwo musaruro ugasanga ni umusaruro wagirira akamaro abandi, atari byo bindi byo kwirebaho no kwikunda. Unagenzuye neza usanga ibitekerezo biba successful cyangwa bigera ku ntsinzi ari byo bitekerezo nyirabyo yatirebyeho, ahubwo yatekereje abandi mbere yuko we yitekereza. Nk'ibyo by'ingero twatangaga bya Facebook, Google n'ibindi byinshi. Burya Google nitwe tuyungukiraho kubera ko ushobora kwivamaho ubumenyi, bwa bumenyi ukaba ushobora kububyaza agatangaza, cyangwa ibindi bintu byose bitagereranywa udashobora no kubyaza mu mafaranga. Ni kimwe rero burya abantu bose bagera ku ntsinzi no kubatekereza abandi mbere yuko bitekereza. Ni byiza guhora ushaka mu bwonko bwawe ndetse ukanabukoresha ushakamo ibitekerezo bizima, bya bitekerezo byakugeza ku ntsinzi ndetse byagira n'akamaro umuryango rusange. Reka ndangiza nkubwira nti gira ibitekerezo byiza kandi ibitekerezo biri ku murongo byagufasha gutera imbere. Hanyuma twese dukomera amashyi rimwe tuti ibitekerezo ni bizima kandi nibyo bya mbere.